Nongeye kuguha ikaze muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko bakora appeal mu gihe bakwambuye monetization bitewe n'ikibazo cya reused content. Muri video yabanje twarebeye hamwe icyo reused content cyari cyo, ni ryari bakurega reused content, ni gute wakirinda reused content. Ibyo byose twabirebye muri video yatambutse. Ndagushyirira link muri description ubashe kureba iyo video niba utarayibonye. YouTube ni kurega reused content, bazaguhereza n'ubutumwa kuri email bakubwira ko baguhagaritse muri YouTube Partner Program, bivuze yuko ako kanya utari kwinjiza amafaranga kuri YouTube. Bazakubwira impamvu zitandukanye, bakubwire n'ibyo utemerewe gukora ako kanya mu gihe babaye bahagaritse YouTube channel yawe kuba yakwinjiza amafaranga. Ariko hano hasi bazakubwira n'ibyo ugomba gukora. Hari ahambere bazakubwira ko ushobora gukora appeal mu gihe wumva yuko YouTube yenda yakurenganyije cyangwa se yibeshye, bakaba baguhana bitewe n'icyo kibazo cya reused content. Bakubwira yuko rero ubikora mu minsi 21. Hari n'ahandi ha kabiri nk'uko twabibonye ukora reapply. Aha ni hahandi rero mu gihe wakoze change kuri YouTube channel yawe cyangwa se mu gihe wakoze na appeal bikanga, ushobora gukora reapply. Iyo reapply ikaba ikorwa mu minsi 90 nk'uko YouTube iba yaguhaye ubutumwa muri iyo email baba bakoherereje. Uburyo bwa appeal rero bukorwa mu buryo butandukanye. Bazakubwira uko uzabigenza muri ya email bazakoherereza, cyangwa se no muri YouTube Studio naho bazakubwira uko uzabigenza mu gihe uzaba wahuye n'icyo kibazo. Ushobora no kuza kuri Google yawe ariko ugashaka andi makuru yisumbuyeho muri Google Support, ukandikamo appealing YouTube Partner Program suspension or application rejection. No kuvuga ngo uje ukareba nyine uburyo wapiringa mu gihe baguhagaritse muri YouTube Partner Program, cyangwa se mu gihe wapurayinze bakaba bakwangira. Ushobora kuza kuri Google Support ukareba andi makuru yisumbuyeho. Uzaza rero ubishakishe kuri Google, ujya kuri Google Support bakubwire uburyo bikorwa. Bazakubwira amakuru menshi, wenda ntago tubinyuzemo. Ushobora kuza kuri Google nyine nawe ukabyirebera. Ndagira ngo video ize kuba ngufi, ubwo rero uraza ukabisoma. Hano urabona ko ushobora gukora appeal ukoresheje video, ari bwo buryo turi bukoreshe. Bakakubwira ibyo video urakora igomba kuba yujuje, uko igomba kuba imeze. Ibi byose uzabisangamo. Ibyo ugomba gushyira mu iyo video byose uzaza ubisome witonze, kuko hano biri mu Cyongereza bitewe n'ururimi ukoresha. Uramutse utabyumva ushobora no kureba umuntu uzi izo ndimi z'amahanga akagusobanurira. Ushobora no gukora appeal rero wifashishije creator support. Ubwo bwose ni uburyo abantu bakora appeal bahuye na kiriya kibazo cyo kuba bahagarikwa muri YouTube Partner Program, cyangwa se ukoze application bakakwangira bitewe n'ibibazo uba wahuye nabyo. Reka dukore uburyo bwa appeal dukoresheje video. Tunareba uburyo turi bwa uploading iyo video kuri YouTube yahuye n'icyo kibazo. Uzajya muri YouTube Studio ujye ku kamenyetso ko guteranya aho uca wa uploading ama video, ugende uhitemo video warangije gukora ya appeal isobanura uburyo baba gutegetse uri bukoremo iyo video. Ubwo buryo bazabukubwira ukoramo iyo video yo gukora appeal. Uzagenda rero uhitemo iyo video, uploading video nkuko usanzwe ubikora kuri YouTube channel yawe. Uzakora process zose ukora mu gihe uploadinga video. Nkwibutsa ko kandi ubwo buryo bazabukubwira haba muri email bazaguha, cyangwa se no muri YouTube Studio. Iyo ugiye kuri N ku kamenyetso ka N ubasha kubona uburyo baba gutegetse uburyo uri bukoremo video ya appeal mu gihe
aribwo buryo wahisemo. Ubwo rero uri kwa uploadinga video kuri visibility ugomba kwemeza muri unlisted. Video uyigira unlisted nk'uburyo baba bakubwiye, ubundi warangiza ugakora kuri upload. Iyo ukoze kuri upload rero utegereza ko video yawe iraba uploaded cyangwa se video yawe irajya kuri YouTube channel yawe ikarangira. Ubwo rero uzategereza ko video yawe irangira. Imaze kurangira ya video yagiye kuri YouTube channel yawe, uzakora kuri turiya tumenyetso, ujye kuri share, ukore kuri copy link, kwa kundi sharinga video kumwohereza umuntu video link. Nurangiza ujye kuri end, ukore kuri start appeal, umanuke hasi. Numara kumanuka hasi hari ahantu handitse ngo video URL, harimo umwanya uzapestingamo ya link ya video umaze gukora. Nibirangira uzakora kuri submit. Numara gukora submit, bazahita baguha ka message ko appeal yawe iri muri review, bazaguha igisubizo mu minsi 14. Niba mara gukora review rero bakaba bakwemerera ko bagusubije monetization, uzabona ubutumwa kuri email yawe bakubwira ko barebye nyine bagushubije monetization, bakubwira ko appeal yawe yabaye successful. Ubwo rero mu gihe bazabona ko ibyo wakoze ari byo bakanaliza iyo video yawe, cyangwa se ubwo buryo bwa appeal wakoze, bazabasha kuba bagusubize monetization cyangwa se bakwemerere kuba wakinjira muri YouTube Partner Program. Ubu ni uburyo rero naberekaga ushobora gukora appeal mu gihe wahuye n'ikibazo cya reused content wifashishije uburyo bwa video. Mwakoze cyane rero kureba ino video, tubonane muri video z'ubutaha.